uranyumva ntabwo unyumva byagenze bite mikoro yawe iri hese bakunzi b'ikiganiro cyacu duhuje imitima ndabasuhuje mbifuriza umunsi mwiza twongeye kwifuza kubana namwe muri aka kanya kugira ngo dusubukure ikiganiro twari twabanosheje ko tugiye kubatangirira tukaba rero dukomeje ubu ni ubwa kabiri tukaba tugiye kwinjira mu mizi yacyo nyirizina uyu munsi turabagezaho ibirebana n'u Rwanda ko rwatangiye noneho twavuze ko objectif ari uguhuza amateka y'u Rwanda n'ijambo ry'Imana ntabatindiye rero reka mbahe mugenzi wanjye Zefani Byiringiro abasuhuze kandi noneho yinjire mu kiganiro ubwo dukomeze nizere ko muri buryoherwe n'aka kanya turi bumarane murakoze Zefani Byiringiro umwanya n'uwanyu urakoze madamu Niyera kubunyakiriye kandi kuba tutangirira iki kiganiro nibyo twari twatangiye ikiganiro cyo ku itariki ya mbere mu by'ukuri ikiganiro nyirizina twagomba kugitangira none harya ku itariki ya mbere twasaga n'abahuza uriya munsi w'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 tuyashyira mu mateka kuko burya nayo ni amateka nagerageje kubereka yuko urya munsi u Rwanda rutajyaga ruterwa Papa Pawulo wa kabiri yaje mu Rwanda aje kuduteguriza ko ibintu bigiye kuza yaragiye hashize iminsi 21 inkotanyi ziratera bya bibazo igihumbi yari yatubwiye ku munsi we wa nyuma papa byaratangiye na n'ubu ntabwo birarangira ni ukuvuga rero twahuzaga urya munsi n'amateka hanyuma tuza no kubabwira iminsi amatariki makeya yo kugira ngo abantu bumve yuko amateka y'u Rwanda ari mu byanditse kuko iyo tuvuga ngo umwami Rudahigwa yatuye u Rwanda Kristo umwami birya ni ibintu byanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 20 igice cya 9 umurongo wa 24 na 5 iyo tuvuga sinzi niba twarahageze ariko inkotanyi ziza muri Kigali
ntabwo twahageze aho ngaho, ntabwo twahageze, ariko twageza mu mabonekerwa y'Ikibeho. Burya mu mabonekerwa y'Ikibeho muri 92 tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu niho Yezu yavuze ati ndasezeye ndagiye, ntabwo muzongera kumbona mu mabonekerwa. Ibyo biranditse muri cya gitabo cya Daniel nanone. Ariko hari n'ibindi bibanziriza ibyo ngibyo, kuko burya umwami Rudahigwa ajya gupfira i Burundi n'ibintu byateguwe byahishuwe n'umuhanuzi Yeremiya, yuko abantu abatware abo bakungu niba ari abakungu niba ari abo bakize bazanga gusangira n'abo bari barakoronije cyangwa se baragize abantu, noneho ibintu bikazabahindukirana. Ibyo nabyo byanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ibyinshi nashakaga kubaha ingero zimwe na zimwe, ariko ntegereje kuzatangiranya mu ntangiriro muri iki kiganiro cy'uyu munsi, tukazakomeza twatangiye ntuza. Uyu munsi rero kugira ngo abantu bamenye bumve neza aho tujya n'aho tuva, amateka yacu aho aturuka, n'impamvu turabanza kujya muri Isirayeli. Yego, turabanza kujya muri Isirayeli kubera ko ibi nk'uko murimo mwabyumvise twabitangiriyemo, ibi ni impano y'Imana. Ndatangirira kuri umubyeyi Aburahamu, sekuruza w'abizera. Imana yabwiye ati haguruka ugende, agahaguruka akagenda atazi yajya. Ati umwana wawe ndamushaka mu ntambire, umwice umushyire hariya mu gitambaro. Arahambira afata ntuza, umwana aramushumika. Igihe agiye kumushyira ku ngoto, noneho Imana iramubwira iti oya, urakoze nabibonye, imwereka intama, aba ariyo agira. Aburahamu rero yaje kubyara abana babiri. Yabyaye umwana Isaka abyara Yakobo. Ariko Imana yari yarabwiye Aburahamu yuko izamuha urubyaro rurengeje, kandi ubwo rubyaro rwe rukazabona urengeye yayo ntizagire iherezo. ngo azagira urubyaro ruruta umusenyi wo ku nyanja. Ariko kandi muri abo ngabo abo ni urubyaro ntuza n'abana n'iki byose, ariko hari uwahawe la promesse, l'héritier y'intuza, l'héritier harya ubwo ni ukuvuga iki? Uwagabanye n'uragwa nyine warazwe. Uwo l'héritier rero we niwe uzategeka, kandi ingoma ye ntabwo
izagira iherezo. Icyo gihe kubyumva ntabwo byari byoroshye kubyumva, ariko cyane cyane ko n'umugore we Sara yari akuze, yari yaragize menopause, byararangiye, ariko biza kuba ntabwo ngiye muri bya bindi mu bya ba Ismaeli, mu bya ndahita ngera kuri Yakobo niwe wabyaye 12 haza kuzamo baza gufatwa, bajyanwa muri Egiputa, baba bakoroni, barakolonizwayo. Noneho bari barahanuriwe, Imana yari yarabwiye Aburahamu yuko bazamara imyaka 400 mu gihugu kitari cyabo, ariko bakazavayo. Aha ngaha nagira ngo umwumve yuko yabavanye muri, Imana yabavanye muri abana ba Yakobo, ibavana muri Egiputa ibajyana mu cyahoze ari Kanani, cyaje kuba Isirayeli. Isirayeli ryari izina rya kabiri rya Imana yabahaye rya Yakobo. Ariko amasezerano Imana yari yarahaye Aburahamu nuko abo bazabaho uko Imana ubwo yabivuze, ariko nibakomeza bakubaha amategeko y'Imana, hanyuma bakayubahiriza, bakayakurikiza, ibyo bizabarinda kugibwaho n'ingaruka zitari nziza. Noneho bageze rero muri cya gihugu cyabo, Yakobo yari yararaze muri ba bana 12, yari yararaze Yosefu abana be babiri, Efuremu na Manase, nibo yari yarahaye rya zina rya Isirayeli. Ariko ukubera ko ba bana bari 10, ubwo babaye 13, ubundi bari 12, Efuremu niwe watwaraga izo tribu ko ari 10 na zingahe za Yakobo. Noneho en fait ubwo mu gihe cya Efuremu cyari kitaraza, David yarategetse abo umwami, ubwo yarasimbuye Sawuli. Noneho abo umwami ukuzwe n'Imana, yubahaga iby'Imana igize. Noneho aza gusimburwa n'umuhungu we Salomo. Salomo atangira neza, ariko ageze hagati abagore baramuhuma, abaragira ibintu byose byari uko byari byatangiye biragira donc bikorera ibyo bashaka nawe ubwe nyine, kubera ko yagiye muri yatanye nuko. Ariko Imana ntabwo yamuhannye komutere, ahubwo yahannye urubyaro rwe. Ihannye urubyaro rwe yarugabanijemo 2. Bamwe 2 baguma bajya hepfo, abandi 11 bajya haruguru, au nord na sud. Abenshi bagiye kwa Efuremu, abakeya Yuda na Benjamini bajya muri Yudaya. Noneho abagiye kwa Efuremu
bagenda bigenga babaho kimwe n'abandi batigeze bamenywa n'Imana, nabo bakora nkabyo. Imana ibibonye irarakara, irabahana, irabirukana, ibavana muri bwa butaka yari yarahaye Aburahamu. Kugeza n'uyu munsi nta maherezo yabo bazi. Noneho babandi ubwo ibyo byabaye mu byabaye muri 722 ndakeka mbere ya Yesu. Ariko bahabwa instruction, bahabwa amabwiriza yuko ni aho bazajya batazigera na rimwe bashaka umwami, bazabeho gutyo nk'intuza, impehe, intuza zitagira. Aho uravuga bo kwa Manase, bo ba Manase? Ntabwo navuze Manase, navuze Efremu. Ni kimwe. Abo bose uko ari 10 bari bagiye ruguru, Imana yarabirukanye ibavanayo, ibajugunya hanze, ariko ku buryo batazagira umwami. Noneho muri Yudaya barasigara, Efremu Yuda na Benjamin barasigara, ariko nabo ntabwo byatinze, kuko muri 580 n'ibindi nabo Imana yabwiye i Babyloni barabatwara, barabagira, donc babashyira esclave. Noneho ariko kubera ko hepfo hari hakiriyo abatambyi, abantu bariya bakundaga gusenga Imana, barimo abaprofete n'ibiki, barasenga, barimo Yeremiya, barimo n'abandi ba Hezekiya, abo bose benshi basigaye niho bari, abenshi bari. Noneho baza gusonerwa nyuma y'imyaka 70, barasonerwa baragaruka, bava muri ntuza, basubira muri cya gihugu cyabo. Nuko ariko nabwo kugeza igihe Yesu yaziye, nuko bamugize, nabo yasize ababwiye yuko ubwami bari bahawe bazabubura, buzahabwa, ubwami bw'Imana buzahabwa ikindi gihugu, iyindi peuple, kandi yo izayibyaza umusaruro. Mu by'ukuri abaprofete bari cyane cyane Yeremiya yari yarahanuye yuko bizongera kubaho, yuko Imana izagarura za groupe ebyiri, le nord et le sud, ba Yakobo, bakongera bagahura, bakongera bakagira umwami umwe, ariko ahantu hatari hahandi bazabahindurira, izabahindurira, ariko bongere bahure. Mu by'ukuri uko abo bahanuzi babihanuye, ntabwo bigeze, nta bigeze bahanura yuko ibyo bintu byabaye.
kugeza uyu munsi, uretse abavuze ngo Isirayeli yaravutse yagarutse yaragize gute, ariko uko Isirayeli bavuga iriya iri muri Yudaya ntabwo ari Isirayeli ivugwa ivugwa muri Bibiliya, kuko muri Bible yavuga Isirayeli yaba babahungu 10 na bangahe ba Yakobo, ariko Isirayeli iri hariya iyo niya abajuifu abo urubyaro rwa Yuda n'umwemerere wa Yuda. Ntuza Isirayeli ivugwa muri Bibiliya nta bigeze bavuga aho iri, bavuga ko yabayeho ntabo. Abenshi bareba kuri Isirayeli na Yerusalemu nk'uko byashyizwe imbere muri ntuza muri, ariko ntabwo abenshi n'Abayisirayeli ubwabo benshi bavuga yuko iriya atariyo yanditse mu gitabo cy'Imana. Muri make amateka nashakaga kubabwira y'Abayisirayeli nayo, ahubwo ay'i Rwanda aza gute. Ay'u Rwanda nashakaga ko dusangira, yewe nashakaga kubasubwira uko nabibonye, uko byanditse, nuko batababwiye ibintu kandi bihari byizwi kandi bakanga kwibabwira nkana. Cya gihugu Imana Yezu yababwiye ati ya royaume de Dieu izabamburwa ihabwe abandi notre peuple, kandi yo izayibyaza umusaruro. Ya peuple Yezu avuga muri Matayo igice cya 21 umurongo wa 22 na 43, ya peuple bavuga ni peuple y'Abanyarwanda. Niyo yakushanijwe yashyizwe hamwe nk'uko ya Isirayeli ivugwa muri Bible yagombaga kuba. Yego. Ndabivuga kubera iki? Kubera impamvu zibiri. Umushakashatsi Vansina wabikoreye ubushakashatsi ntabwo avuga Isirayeli, ntabwo avuga, aravuga uko u Rwanda rwabayeho. Uko iyo abyanditse jewe nkabisoma, ngasoma n'ubuhanuzi bwa Yeremiya, ukuntu Yeremiya avuga yuko bazahura bagahurira muri Nord, noneho bakamanuka bakambuka bakaza bakajya bakubaka igihugu kimwe muri Sud. Ni na konfasi nabyandika. Icya kabiri, kiriya gisigo cyitwa gisigo cya Nyirarumaga, impakanizi, baravuga ngo ntibacyumvise,
birashoboka, ariko bigaragara ko batigeze banagisobanura. Ariko aho uramutse wumvise nuko gitangira, usanga ari Imana ibivuga. Umunsi Yezu abambwa ku musaraba, amaraso yakameneka, urya munsi niho abakurambere banyu batowe. Saint Paul aravuga ngo ntabwo heritage ya descenda wa Abrahamu ntabwo ari heritage, ntabwo ari ihabwa n'amategeko. Oya, ni abatorwa, baratorwa, aratorwa. Ntabwo ari uko ngo itegeko ryashyizweho ryagiyeho. No, uwo ni Paul ubivuga. Abatowe ugomba gutorwa. Abo batowe rero, Bikira Mariya na Yezu barabivuga iyo igihe cyose babonekeye ikibeho, baratowe. U Rwanda rwaratowe. Noneho hari n'ikindi muri Isayi igice cya 65 umurongo wa 9. Ndabisoma mu Gifaransa, sinzi niba ubifite mu Kinyarwanda. Ntabyo mfite nanjye, n'ibiri yanjye ni Igifaransa. Ntabwo nari nabona Ikinyarwanda. 65 umurongo wa 9 aravuga ngo wa 8 n'uwa 9, cyangwa se wa 8 n'uwa 9, ngo voici ce que dit le Seigneur. Et quand dans une grippe on trouve du jus, on dit ne la détruis pas. Il y a là une bénédiction. Ainsi, par amour pour mes serviteurs, au lieu de tout détruire, je tirerai de Jacob une race et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus les posséderont et mes serviteurs y demeureront. Hanagira ngo mwumve mwibuke cya gisigo, wa munsi amaraso matagatifu amenekera imiryango yose. Niho abakurambere banyu babaye batowe, babaye choisi. Je tirerai de Jacob une race. Nagira ngo mwibuke ibyabaye ku musaraba, kumaze kubyumva uko Nyirarumaga yabivuze, ariko mwibuke namwe. Yabwiye nyina, Yezu yabwiye nyina ati dore umuhungu wawe. Avuga Yohana. Yavuga Yohana. Burya yaramaze gutora, Yezu yaramaze gutora la race. Urya Bikira Mariya wari uri harya niwe wari ugizwe nyina w'aba bose.
yari amaze gutorwa agirwa nyina. Ibikira Mariya Nyirarumaga niwavuze turya munsi niho abakurambere banyu bato. Abakurambere ni bande? Ni mama, kuko nta data, ntawe data ari mu ijuru. Niwe utanga rasi yabazajya muri yantu yazabona yaritaje ba bandi qui vont demeurer dans ces montagnes, qui vont posséder ces montagnes. Donc n'abazatura muri iyo misozi ibi yabo muri make. Ni imisozi igihumbi. Ntabwo urabyumva. Donc les montagnes ninuza naho nyine ni muri ubwo bwami bw'Imana. Nibo Nyirarumaga arabivuga hano, ntabwo bigeze babidusobanurira, ariko nibyo byanditse muri Bible. Igihe Yezu yapfiraga ku musaraba, amaraso yakameneka, cya gihe niho abantu babaye sauvé, niho amaraso ye yakijije. La montée. Donc je tirerai de Jacob une race. Bikira Mariya niwe wagizwe nyina w'abazaba dans ces montagnes. Ni ukukubwira ngo nutemera uwo Bikira Mariya, ni ukuvuga ngo uzaba warikondanye ubwawe, uzasigara udafite ukureberera muri make. Ntabwo ntiwemera ko Imana ariyo yakuremye, ni ukuvuga ngo wigize Imana. Urabona Madamu Niera, urabona iki gitabo? Sinzi niba ushobora. Ndakireba. Wakireba? Iki gitabo ni message za Bikira Mariya na Yezu. Bakunze kubonekera hariya muri Ohio. Ejo bundi tariki ya 7 y'uku kwezi Bikira Mariya azabonekerayo ku munsi wa Rozari. Hari ndashaka ko bon ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 muri 1995 Bikira Mariya yarahabonekeye. Noneho aravuga ati I am the mother of the world, ndi nyina wa Jambo. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 muri 1995. Ndi kumwe namwe, ndimo ndasoma mu Kinyarwanda, bigira mu Kinyarwanda. Ndi kumwe namwe kugira ngo ngufashe kumva yuko réalisation fulfillment ya holy love. Ibyasohoye
realization gusohora kwa Holy Love ni urukundo rutagatifu bizasohorera muri hari indirimbo wigeze kugira ya Rugamba yavuga ngo Yerusalemu nshya yes izabera muri Yerusalemu nshya ko gusohora izabisohoye ariko reka dukomeze gatoya bavuga ngo nicyo gituma Yesu yise umutima wanjye Immaculate Heart, umutima wanjye muziranenge utagira icyaha umuziranenge inzira gateway inzira ijya i Yerusalemu nshya umutima wanjye niyo nzira ijya muri Yerusalemu nshya kubera ko ntawe ushobora kwinjirayo atanyuze kandi ngo embrace Holy Love urwo rukundo arugira urwe urumva ntawe ushobora kujya muri iyo Yerusalemu nshya atanyuze muri urwo rukundo kandi arwemeye urumva noneho indi nzira yose indi nzira iyo ari yo yose ijyana ahandi hatari aho ngaho ntabwo ijyana muri Yerusalemu nshya urumva so it is with my heart nukuvuga ngo rero ngo umutima wanjye ujyana ku mutima w'Imana urumva ku rukundo rw'Imana divine love is God's kingdom on earth. Ni ya royaume de Dieu sur terre. Nirwo rukundo rw'Imana niyo ntuza akavuga ngo bivuga ngo New Jerusalem. New Jerusalem ni kingdom, ni God's kingdom on earth. Ya mwibuke ya Matayo 21 Matayo 21:40 na 2 na 3 aravuga ngo ni mu gifaransa c'est pourquoi vous disais-je le royaume de Dieu vous sera ôté. Ya royaume ya kingdom God's kingdom on earth ya royaume y'Imana kwisi yari yarabahawe izabamburwa vous sera et sera donné à un peuple qui en produira des fruits. Abo ni bande yabwiraga hariya i Yerusalemu kugwirira ya kera. None aravuze ngo umutima we ni inzira ijya kuri New Jerusalem.
kandi iyo New Jerusalem ni rwo rukundo rw'Imana. Ninde? Ni New Jerusalem. New Jerusalem kwijyamo inzira ni umutima mutagatifu wa Bikira Mariya. Hahandi Imana yari yarafunguriye abayisirayeli ikahabambura, yarabatwaye ibajyana he? Mwibuke yabajyanye hahandi Isirayeli yayubatse hariya u Rwanda ruri. Iyo mpamvu yaje na Bikira Mariya, Yezu na Bikira Mariya baje kuhasura, bararutoye u Rwanda, bararutoye, ni agahugu bitoreye, niko bivugira. Iko kubatora nibyo bidusaba kwitwararika, tukemera iby'Imana ishaka byose, tugakurikiza amategeko y'Imana yose, kuko abayanze mwabonye uko byabagendekeye. Niba yaradukunze, Amosi 3 igice cya 3 umurongo wa 2 avuga ngo ni mwebwe nzi mu bihugu byose byo ku isi, niyo mpamvu mbahana. Ariko se naguciye mu ijambo ko mbona Israheli yambuwe iyo privilege yo kuba ari igihugu cy'Imana kubera ibyaha bishe Yezu, byo biranumvikana. Nkaba mbona natwe Abanyarwanda tumerewe nabi, aho ibyo bizagerwaho, ko mbona n'ubundi Abanyarwanda birutse imisozi, ibintu bimeze nabi, abantu barakora ibyaha birengeje urugero ku isi, ngira ngo nta kindi gihugu gikora ibintu nk'ibikorerwa mu Rwanda. Barica, bariba, barabeshya, baragambana, bararoga. Ibyo bintu aho twaba tugiye kumera nk'Abayisiraheli, n'ubundi wenda Imana ikaba yarafashe icyemezo cyo kuyitorera nanone ahandi. Uyu birebye usanga bimeze bite? Jewe ntabwo nzi niba wabonye message yibonekera byakorewe Valentine mu cyumweru gishize. Ibi bihe turimo, urumva, ibi bihe turimo ntabwo ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe bya shitani, kandi azi yuko igihe cyayo cyarangiye, kirimo kirangira. We rero iyo shitani irakora ku buryo nta muntu usigara atanduye. Ibyo ngibyo kandi ntabwo byagombye kugukanga. Wowe icyo Imana igushakaho nuko udatera Imana umugongo. Uzatera Imana umugongo azamenya, ubwo azabyisigaho. Ariko icyiza wagombye kwishimira ni uko urimo ubwira abo ngabo urimo uvuga, barimo bakumva cyangwa bazakumva, kuko icyo turimo dushaka kubaha ni intuza, n'imbaraga, ni ugupfukama, n'intuza, ni ugushikama, ni ukubaha icyizere. Ariko n'ubutumwa nuza kurangiza ushobora gufata akanya nkabusoma bakabwumva, nabo abazagira amahirwe yo kubyumva niba tuzatambutsa. Ibyo rero ndashaka kukubwira ngo biriya abantu ntibamenye iyo barakosa. Umuntu ntawe udakosa, ahubwo iki Imana ishaka ni uko uwakosheje asaba imbabazi, avuga ati Mana mbabarira,
akemera amakosa kuko nimusoma ibitabo abahanuzi bariya ba Ezekiyeli bande ba Izayi na ba Yeremiya, Imana irababwira ati nzakora ibi ngibi, nzakora ibi ngibi, nzakora ibi ngibi, bazamenye yuko ari jyewe Mana. Numenya ko Imana atari kanaka wundi, atari umuntu, ahubwo Imana iri mu ijuru, akandi Imana igira imbabazi, nubimenya ukayipfukamira, Imana ishaka ko ntishaka ko umunyabyaha apfa, ahubwo asaba imbabazi agakira. Nicyo nunasoma neza ubwo butumwa bwa Bikira Mariya, arashaka ko dusenga, twicara hasi tugasaba Imana ikaduha tugagira ntuza. Uyu muyoboro twafashe tugire duhuze imitima, ni guhuza imitima nande? Turashaka guhuza imitima na Yezu na Bikira Mariya, kuko nibo imitima yabo irahuye kandi ni mitagatifu. Niduhuza nabo, nitubemera, nidusaba imbabazi bakazatubabarira, kandi ntugire ingorane, ntugire ikibazo, uzaba wowe wakoze akazi kawe. Yego. Nikimana igushakaho. Ntabwo ubu ngubu ndibaza yuko arahatwara narangiriza, yenda nkaguha akanya niba ufite iyo message urayifite. N'ubundi amasaha yarageze, ni byiza ndumva twahagararira ahangaha, noneho ngasomera abantu bazabasha kubyumva iyi message y'ibonekerwa ryo ku itariki 28 rishyira 29 z'ukwa 9 uyu mwaka, hari 3:45 za nijoro hano i Burayi. Nonko ngenda jya ku bya Bikira Mariya, ubutumwa bwe ndahita mbugushaho, ntabwo bindi mbijyamo. Yaravuze ngo abasenga nimuhagurukire rimwe, mutarebye idini n'icyo muri cyo, musengere hamwe musaba amahoro mu mitima y'abantu b'ingeri zose, musabire abayobozi b'ibihugu, musabire ibihugu kuko biyobowe n'umwuka ukomeye w'umwijima utaboneshwa amaso ya muntu, ahubwo ukabonwa n'abuzuye urukundo ruzira uburyarya n'imitima yuzuye Roho Mutagatifu. Mufate rozari zanyu n'ibitabo byanyu bitagatifu Bibiliya, maze musabire Kiliziya n'isengero byugarijwe n'ibibazo bikomeye byihishe inyuma y'iyi misemburo yatewe n'abantu, iterwa abantu, izanakomeza kugeza bongeye gufunga cyangwa gucika mu nsengero no mu miryango yanyu no mu bavandimwe banyu, kandi byaratangiye. Amasengesho rero niyo azatsinda ibyo byose nimushyira hamwe. Abihaye Imana nibahaguruka bagatsinda ubwoba no gukorera ijisho, kuko no mu mubiri wabo harimo wa mwuka ukomeye utabonwa n'amaso cyangwa se n'ubonetse wese, keretse uwuzuye umwuka wa Roho Mutagatifu, umwuka wera. Muri iki gihe abantu bose barababaye, bafite ibikomere birenze ukwemera kwa muntu. Abantu bababajwe n'ibintu byinshi, impfu zidasobanutse kubera icyorezo n'imisemburo, uburangare bw'ababyize, kubona icyorezo mu ndwara zose, abantu bakicwa no kwiheba. Abishwe n'imisemburo kandi batari barwaye, abafungwa, ababahohoterwa, abazira uko bavutse
n'icyo babereyeho kugeza ubu. Abana b'ingeri zose barababaye cyane, abakuru b'ingeri zose barababaye cyane, ababyeyi b'ingeri zose barababaye cyane, imfubyi, abapfakazi barababaye cyane, abakire bacishirije, abanyamurengwe bose barababaye cyane. Ubwo murumva bitababaje koko? Umuti w'ibyo byose kugira ngo byose bitsindwe biveho burundu, bizamarwa n'amasengesho no gushyira hamwe mu rukundo nta buryarya, musenga, mwiyiriza, mwihana, mubabarirana bamwe n'abandi, mukora imyiherero aho muri hose, za retraite. None mwana wanjye, nibyo narinje kukubwira byihutirwa, ngo mutegure umwiherero uzatangira ku ya mbere kugeza ku ya 3 z'ukwa 10, 2021. Ndumva byarangiye kuko birihutirwa cyane kugira ngo mushobore gukumira inkubiri igiye kuyogoza ibintu n'abantu kandi atari nziza, kuko tugiye kujya mu bihe by'icuraburindi mu mitima y'abantu no ku mibiri y'abantu. Niyo mpamvu mbahamagarira kuvuga aya masengesho no gushengerera ku babishoboye. Nyabuna bya bihe by'inkundura biregereje kuri mwe musenga, mwemera mu buryo butandukanye. Muhumure, mu mwiherero tuzaba turi kumwe, ntagire ikibakanga. Ngibyo narinje kukugezaho mwana wanjye nkunda, ngo uzantumikire, ntacyo wongeyeho nta n'icyo ukuyeho, kuko ibyo mvuze byose ndabizi kandi ndabireba. Ubwo ni ubutumwa bwahawe Valentina Nyiramukiza. Ndumva rero bitureba, wabasha gukora ibyo Bikira Mariya yifuza adusaba kugira ngo turebe ko twahonoka ibyo bihe bitwugarije. Mufate amashapure yanyu, muhure, musenge, mukundane, mubabarirane. Ngibyo ubutumwa bw'umunsi, nubwo atari umunsi bwatanzwe ariko nicyo gihe tubashirije kubagezaho. Murakoze rero kandi urakoze ku kiganiro cyiza cy'uyu munsi. Ubwo tuzakomeza ubutaha. Bari baduteze amatwi ndabashimiye, kugira ngo kandi mbasaba ko abakumva bifuza kugira uruhare muri iki kiganiro nabo bakwitegura, cyangwa se abafite ibibazo babaza bakabitwoherereza. Urakoze, ubwo ijoro ryiza naho ubutaha. Ku batuye hafi ya Amerika hari ibonekerwa rya Bikira Mariya rizaba muri Ohio, muri Cleveland, ku itariki ya 7 y'uku kwezi. Abagenda deja barimo baratangira kugenda, ni ukuvuga ngo naho azahatangira ubundi butumwa, kandi aho hantu naho igihe nikigera tuzababwira hariho, kuko mwabonye yuko yivugiye hariya ati ndi nyina wa jambo. Yabivuze mu Cyongereza, nyina wa jambo ni wa wundi waje Kibeho, ni wa wundi umaze guha ubutumwa Valentine Nyiramukiza, niwe muhererezi we. Murakoze cyane, ubwo tuzasubira muri iyi minsi hagati aho ngaho. Yego, namwe murakoze, mugire umugoroba mwiza. Okay.